makaca jazi family urayirondoye niko gahinda dufite ntubona n'imiziki ikindi tugomba kugaruka kuri biriya bishyimbo wibyo ukajyana muri 150 center ngo urashaka ngo resika urashaka kavayo uyu nguyu ninde uyu uruhara w'amakaruvati w'uruhara uyu nguyu igika urimo kumbwira wandi ngo ningagi nkuru mu murwa iyo ngagi mugore mu mugwa ikora iki mu mugwa ko duteba ninde ndamwibagiwe ingagi bazohereza ingagi bazohereza muri pariki ninde mbwira namukatiye inewe iyo namba nyibateguje igomba gukatirwa 30 jours iyo nayo tugomba kuyigarukaho urubanza rwa Sikaitu rero Sikaitu abagahe kamanza nkati zabo naho uzadusobanurira mu nyandiko z'ubutaha udusobanurira buryo wishyuza abantu ukicariza abantu mwishuri itari ryawe kandi uratubwira amafaranga bawo angana ati aganira hamwe ngo yafashije bafashije bakiramani ngo mu mabanki ugatwara nabyangombwa bakayifata kubera imivuduko na conservation bakayifunga ikamaze ibyumweru 2 utarayizana ngomba guhera ku nkota y'amatovu kuko yo transit bungubu nubwo turi mu rukiko rw'ikirenga yamaze kumukatira umwaka umwe we yamaze kurya mbabarira umfashe umbwira ukuntu umuntu mufitanye gahunda yo kwa muganga ngo agiye mu hostinga ukifata ukagenda bakagomba kugwitafana bakakubura ari wowe ugomba gutabara umuntu inkota y'amatovu ndabanguka ate 30 urabucungishijwe ijisho Mwata y'amatovu ntabwo tumugaruka mwata y'amatovu si kugarukaho Mitsu ndahiye imbere kumugaragara ko nzakoresha aya mategeko neza bitari mu nyungu zanjye naca ku ruhande cyangwa mu nyungu zanjye nkahanishwa nkaburanishwa nkanakatirwa kandi ndahiye kumugaragara ko ntazigera ntatira igihango cy'urukiko rw'ibanze amategeko Imana 10 y'Imana nzayakurikiza ngendeye ku itegeko nshinga y'urukiko rw'ibanze ndetse n'urw'ikirenga ndahiye kumugaragaro Imana izabimfashemo. Yes, of course, kwa Pepe no VKF, of course, King of Voice Ambassador for upcoming artist mtoto butamwana ngenda talkative tutravoka butinyubwite Vination kuri magika ndavuzwe amubyeyi shobora hit yo telezuba nyiti inshuti y'aba boss nyitijwi ry'aba diasporent. This is Vination TV. Hahandi ushobora gusanga inkuru z'ibyamamare bigiye bitandukanye and then n'izindi nkuru zicukumbuye ari naho hano mugiye kuzajya musanga urukiko rwisumbuye official. Nimvuga ku rukiko rwisumbuye umunsi wa none uze kuza kumva ko ibintu byahinduye isura. Ngira ngo mbere kujya mu banza mbyinjiyemo ndabanza nakire umuntu umwe kuri kamera zacu and then dukomeze n'ikiganiro. Tutu. Karama. Kutasinze. Anye ni muzima. Nago waza gusinya ku ntaranguze wasinya. None ibintu gutangiye kubisekamo kandi urabizi ko amategeko nta guseka kuba muri bibiri. Mfite ibyishimo. Mfite ibyishimo. Imiziki se biragenda nabonye yasohoye indirimbo ya FPR. Nice howe. Ariko mbona wana performance niba amafaranga ari mu nawe. Amafaranga nago yabura amahoro ahari. Ibintu byose babihari. Ubwo bizagaruka mu rukiko. Bizagaruka mu rukiko.
Ngira abanyarwanda ngagira ngo mwabyumvishe rero bamwita Mitsutsu n'umukomediye dusanzwe mubona hano kuri social media. Ubwira ukuntu imanza zabaye nyinshi. Imanza zo zamajije kuba nyinshi. Uyu munsi none rero urukiko uburyo rugiye kuzajya rukorwamo nyuma yuko tumajije kubona ko imanza zabaye nyinshi abandi bakitorera akazi sinzabona agiye mbona babihindura amatiku ugasanga ahantu nkorera ni heza. Ahantu bayita muri Izere Media Hub. Ni hano nubundi ikaritse bayita mwandanye muri Vigo y'amafimeze n'ahamenye kugira ngo umuntu arangire umuntu neza ku gahanda kajya Sonatube sibyo ukatiye mu maferu urimo kumanuka hano ku Gishushu ubwo ushobora kureba Izere Media Hub munsi y'umuhanda niho tuba twibereye. Ni naho hantu nabonye bagira inkoko ushobora guhamagara n'agasinda babuye bakakaza iyo tumyita ko bakuzana n'agasinda babwire hakaba hari n'ibintu byinshi bitandukanye imitako nyine ni art hakorerwa ibintu bya art. So reka twigarukire rero uyu munsi none Mitsutsu abantu bagiye babona ikijyanye n'urukiko baravuga ati iyi content ikeneye mandi maraso mashya umuntu ushoboye umuntu ugomba gukora ibintu kandi koko agaca imanza zitabera kuko tugera mu bintu by'inkiko uzasanga atagomba kuba iki amarangamutima. So uyu mwanya none rero niyo mpamvu ngira ngo mbabwire ngo hagomba kubaho urukiko rwisumbuye n'urwibanze. Nabibonye mwabishyizeho nanjye ndadepose. Nawe uradepose. No kugira ngo abantu baza kumva ibintu ukuntu bikomeye ndagira ngo mbanza aca mu bantu bagiye badepoza. Yego. Abantu bagiye badepoza ni ukuvuga ngo kwikubitiro ndi kubona aho witwa Makaca ariko Makaca n'ubundi Bahati Makaca bitewe n'ibirego byinshi Mitsutsu afite ntago agomba kuza muri urukiko kuko buriya Bahati Makaca ari mu bantu bagiye baregwa kwiba indirimbo z'abapkamingi akagira gute akazishyira ngo muri 155 AM amakuru dukura ku mihanda ngo yibye n'ibishyimbo nyuma yuko yubita Bahati Makaca ubwo ni kugira ngo mbanze mbwira abantu impamvu uyu munataje mu mwandiko atagomba no kuza mu rukiko ntago waba ufite ibyaha urimo kuregwa uze kuyobora urukiko birumvikana nyuma yuko yibye umufuka w'ibishyimbo akujyana muri 157 bamubaza inkwi zo kuwuteka akazibura kandi ngo bari bamutumye indirimbo birumvikana ko atayobora urukiko rw'ibanze ntabwo yagobora urukiko rw'ibanze ahubwo agomba kugaruka uyu nguyu tugomba kuzamugarura mu rukiko hari n'izindi manza ahubwo ngomba kujyana mu rukiko rw'ibanze kuko nk'uyu Bahati Makaca ntabwo namuzana mu rwisumbuye abagomba kubanza akajya mu rw'ibanze akaburana yatsinda bakamurekura icyaha cyamufata ubabwire n'uwatsindiye kuyobora urukiko turabigeraho noneho uyu Bahati Makaca urumva nyine iby'imiziki byo byaranze ibyo tuzabigarukaho bya Just Family. Uyu Bahati Makaca idosiye yawe reka tuyishyingure. Bahati Makaca dosiye yiwe irashyingura hari undi rero uyu muhungu bamwita ngo ni Papa Doughboy cyangwa se Papa Skyla amaye nka Bahati mihaga ekagiro kano kana bushizeho uwitwa Bahati Makaca we kubera ko nubundi bamutumye indirimbo akazana ibishyimbo uyu nguyu nta kintu aza kuvuga mu rukiko ahubwo araza kuburana aho bukeye ahubwo araza kuburana mu rwibanze twamuje mu rwibanze. Hari undi rero bita uwitwa Sketu wabagaye abantu benshi baramuzi akora content zigiye zitandukanye ari gukora content imeze neza yitwa Icara Wige ariko nawe bitewe no kwicaza abantu benshi cyane kandi burya kwiga ntago bijya birangira kandi kwiga si ubugwari ntago ari ubugwari nawe ajya byivugira twasanze nawe afite ibintu byinshi byo kwiga akicara nawe akiga kuko ntago wambwira ngo ujya kwigishira abantu bigishiriza muri indi shuri ry'irikodeshanyo nawe afite ishuri yubatse ikigo ariko cyamezemo ibyatsi cyajemo umurayi zikahita yarapurayenze aravuga ati se ko no muri sanzwe nicaza abantu wabashyira no mu rukiko hari ikintu bitwaye aradepoza namubwira ati ugomba kuba ufite amashuri atatu yisumbuye ariko none akaza muri ikintu cy'urwenya kubera ko urukiko rwacu nta bugome buba burimo uri kubyumva hano tube ntiturya na ruswa twarebye ku rwenya dusanga gutera urwenya wapi ibintu byose bivuga yarakaye ngo njyewe ngo ntabwo waza kuburanya umuntu ufite umujinya icyo kintu abanza kimenye uri kubyumva biri mu bintu byatumye dosiye isubikwa cyangwa se igiye gukingurwa mu kanya noneho uyu nguyu Sketu tugimara gukontora tukabona ko n'ubundi kigo dushobora kurumaruka mupfira ubusa kubera kurumva niba umuntu yarashinze ikigo akagisigaho umusekirite akigendera yamara kwigendera agasigara
yirwa ajya gukorera abandi ngo nuko aribo bahemba menshi. Urumva nta kintu yabaje gukora mu rukiko. Uyu nawe turamwohereza mu rwibanze. Izi manza ugiye kuzinyumvira. Uwitwa Zikayito, uwitwa Batima Kaca, abo ngabo boherejwe mu ki mu rwibanze. Uyu nawe dosiye ubwo ntago akiri mu mwandiko. Hari undi rero wayisize hano birafatanye n'iya Makaca. Nayibonye hano. Ifatanye n'iya Makaca. Uyu nguyu reka ziteru. Ibi bishyimba n'ibishyimba by'ibigugu. Ngo bamubajije baramubajije ati Makaca ko y'ibishyimbo. Inkwi zo kubitega i Kigali. Muri 150 cents ndashaka kubaza. Byari biribwa na ko Kigayeri, byari biribwa na Bruce. Reka burangorosika niyo kundira ibishyimbo. Melody wango happy. Ngavuye wabari byahunga. Ntabwo ari kuza kurya ibishyimbo. Ngo burango ngo Makaca arabibaga neza akabona ngo witwa Rosikana ari ukino tuntu proteine. Aravuga ngo abizi ko ibishyimbo bikungahaye kuri proteine. Yaravuga ati buriya Rosikana uyu mupeto utangiye gutwika noneho uri mu bihangange nka biriya. Mukubise igishyimbo. Ibintu by'abaruca abana. Kandi buriya ibishyimbo bigira proteine zitandukanye. Nyine zigira vitamine buriya ikungahaye kuri A. Kuri A. Buriya bituma bareba neza mu mibiri. Buriya igishyimbo ukivanze na dodo bibyara diphthemiscus. Diare. Diphthemiscus. N'ururimi rw'amahanga. Ni ukuvuga ngo rero Rosikana nawe hari ibyo gushinjwa bikazagaruka mu mwandiko. Azaruka mu mwandiko. Yego. Hari undi rero waturutse ngo za Rusizi ngo bimugoye ngahobera igiti biranga. Nuko niko bimeze. Ngo buriya navuyeyo kera. Abantu bakurikiranye yaje yaparamiye. Ngo yaje yaparamiye. Noneho nyuma yuko aturutse zo za Rusizi ngageze Kigali ababwira ati ngiye nyuma yuko nize nkabasha kubona impamyabushobozi. Buriya ngo yize hari hafi yabamuze aho babaga. Hari ikigo kigisha kaminuza. Bago barishyura tuba tucyamamaje ariko ngo nabo nyine abantu bafite company batangire babyumve. Ko kino kiganiro ubushobora no kwamamarizamo abantu. Uwo ngo rero ngo yaraje ngajya mu paparazi. Ngo kera agacunga nk'abantu ngo nkambitsutse ari ngo afite akantu k'agafoto cyangwa se ngo ari kuri n'iki kwa kundi bibetanaga umwana mwagiye muri studio nyine byatunze akabasoya amafoto mu Serviette. Ndumva icyo yashaje. Wadoye Serviette we. Ase utangiye kugira ubwoba mu rukiko. Kandi nta muntu ubwoba bw'abantu ngiye gukatira. Abantu ngiye gukatira. Nakoda sinimbizi niba ngiye batoranye. Urumva nyuma rero yuko uyu nguyu umuhungu bita inkota y'amatovu cyangwa se Kamaro yaprayenze kuzajya akora urukiko tugagenzura tugasanga koko inkota y'amatovu usibye kuba yakatira abantu imanza afitanye ibibazo n'abantu benshi cyane. Twarabye tubona muri showbiz ayimazamo imyaka myinshi cyane itagira ingano. Kanjeka nanjye ndamubahatanye. Noneho nyuma yuko amazemo iyo myaka myinshi cyane uri kubyumva reka twemere gusangira ijambo kuko nubundi aha ngaha tuba tugomba kuvuga hari ibivugwa. Icyo ngomba kwanza kubwira abantu hano ashobora kuzamo comedy cyangwa se ashobora kuzamo inkuru ziri scam ibyo twakwita wenda nka rumors. Hashobora kuzamo inkuru ushobora kuvuga mu buryo bwa comedy ariko inkuru nubundi ya nyayo. Hashobora no kuzamo kuba wagira n'abantu inama by the way sibyo. Twibutse witwa Kamaro kamaze imyaka myinshi muki muri showbiz muri byeri. Nyuma rero yuko agaragaye ko yikundira guhostinga yego ibintu by'itangazamakuru no guca inkuru no kuza guca imanza ntago byabasha gukunda kuko ibintu bikeneye discipline ko ihamba. Hari n'amakuru avugwa ko Kamaro ari ukuramaze muri showbiz imyaka myinshi ikindi akaba anafitanye na bifu n'abantu benshi. Ibyo bintu bikamugarura mu rukiko rw'ibanze. Akabara akishijura akavuga ko ibyo bintu bimeze gute. Kuko njyewe nyigeza kuri tele nyitangira akazi kanje. Ndahita nkanangira gukatira abantu 30 jours 3 6 9 12 kugeza kuri 16 na 25. Tufite na gahunda kugeza kuri 50 cyangwa 100 n'ubwo nawe nashyiriho ukabukatira.
bishatse kuvuga iki rero uyu bita inkota y'amatovu ngomba kumwohereza mu rukiko rw'ibanze kugira ngo n'ubundi izo manza zizimaje kuba nyinshi urumva arabamureze ngo ni wasenye ngo Just Family uranga ari mu bantu batumye senye aburi afite imyaka nk'ikiyoni afite amakuru menshi nakeka ko wabonye ko ari wowe wajyanye muri biriya bintu nuza makaca makaca nabyo ugomba kuza akabisobanura makaca urashinjwa ko utazana abantu muri rukiko rw'ibanze afata ku mavuta yaragusebeje nabyimviye ku isi rya mbere uretse utamena umuceri ugomba kuza nkagukatira ukabukatiwe 3 makaca ngomba kugukatira 3 so nyuma y'abo bose rero hari n'abandi twagiye turira tugasanga ntibize hari nabo twasanze discipline yabo ikemango gasanga wenda ageze nko muri rehab nabonye mwaciye benshi cyane kubyumva dokima twagiye tuzicishamo imikasi ariko noneho hakaza undi bita Kazungu uri kubyumva Kazungu Emmanuel ari we bita Elias Mitsutsu uyu Kazungu nyuma yuko tuje kubona igihe kirekire reka mfate microphone nyuma yuko tubonye ko bazanye na fotokopi irangamuntu yazanye na fotokopi irangamuntu ibyangombwa bigomba kuba byuzuye byasha byuzuye natanze kandidatire uyu Kazungu rero nyuma yuko tumaje kubona kari content creator tumaje kubona ko ibi bintu bishoboye kandi koko abifitemo uburambe cyangwa se ubumenyi tumaje no kubona yuko uyu Kazungu hari ahantu yikwe n'ahandi yigejeje uko abenshi bubatse ibyabo barabita hariyo nimvaga yitwaga ngo niba ari BM uzayigarukaho hariya mu rukiko rw'ibanze ndayigaruka BM ira niba hati makaca n'ubundi television niba hati makaca yakoze inkuru zo gusobanura bamusenye ngo sinzi ngo umuntu w'umuhanzi ngo numvishije ngo waje ngo yigira ngo umuntu ngo musesenguzi uzabigaruke abo ngoma guhata yumvise bamumanuye ahita avuga ati ibintu ngomba kubivamo yigira muri film bari muri diaspora uri kubyumva ari witwa Skaitu yatangiye ibyiwe ngicara wige ndi content agira ngo wita ngo zibura ncwi izo zose zarabuze zarazimiye ziri gukorerwa mu gasozi kandi we yakwiye kuba ari ko zihakora uwitwa rero Kamaro we nta nahanagira bare keretse mu icupa uyo Kamaro batse muri hosti nta handi hantu bavuga ngo Kamaro TV ntago tujya tuyibona so urero Mitsutsi impamvu yabayigitse afite igitangazamakuru cye nubwo abantu mudashaka kubyemera wakita cano ya comedy wahita ya filimi wahita indirimbo acuruza amashusho niko bimeze acuruza amashusho ni content creator akaba ariyo mpamvu rero umuntu wahataniye rino soko tutaje no kwizimba mu magambo ndagira ngo Mitsutsu ubanza tubwire imigabo n'imigambo zanye mu rukiko rw'ibanze ariko nanone ukibuka yuko urukiko n'urukora nabi nawe uzisanga mu rwisumbuye ndabumva banyakubo kandi byaba ngombwa ibihano nawe bikaba byakugeraho n'ukuri twagiye ndagira ngo ubwire abanyarwanda ubabwire imigabo n'imigambi ubabwire content yawe uburyo tugiye kwikoramo ndetse nababwire n'imanzu ugiye gutangira guca kubera ko urabona ko nagenzohereza ni transfer transit umwanya n'uwawe ariko mbere yo kuvuga wabanza ukarahira bwana buretse urabanza ufate indahiro yuko ibintu ugiye kuvuga bigomba kuba ari seriye bityo rero reka nkukureho kano ugomba kurambe iki ni igitabo cy'amategeko wakibonye iki ni igitabo cy'amategeko mwampaye amategeko tugenderaho amategeko 10 y'Imana uri kubyumva ni wemerewe gukuramo itegeko na rimwe cyangwa se ngo uryongeremo ariko ingingo zo ugenda ugenekereza ingingo guha amategeko umuntu wize nawe ingingo ugomba kugenekereza yego urambikaho ikiganza ubundi ubanze ufate indahiro ende dukomeze na gahunda yewe sorry hano ni muri hano wanzanye muri Zere Media Hub Wanandi kugira ngo ntabyibagira Ndewe Mitsutsu ndahiye imbere kumugaragara ko nzakoresha aya mategeko neza
bitari mu nyungu zanjye naca ku ruhande cyangwa mu nyungu zanjye nkahanishwa nkaburanishwa nkanakatirwa kandi ndahiye kumugaragara ko ntazigera ntatira igihango cy'urukiko rw'ibanze. Amategeko Imana 10 y'Imana nzayakurikiza ngendeye ku itegeko nshinga y'urukiko rw'ibanze ndetse n'urw'ikirenga. Ndahiye ku mugaragaro Imana izabimfashemo. Amen. Murakoze. Ubwo abantu bagira ngo bamajije kubyumva ko ibintu ari seriye ugiye kutubwira imigabo n'imigambi. Ubu imanza naziguhaye. Hari witwa Makaca ngira ngo uramuzi. Makaca. Hakaba witwa Inkota y'Amatovu cyangwa se Kamaro, hakaza witwa Skaitu, bose ni inshuti zawe. Izo manza rwose ugiye kuziburanisha namajije kubona ko zigomba kujya mu rwego kuko hari ziri manza zikomeye. Mbere na mbere ndashimira urukiko rw'ikirenga rwangiriye ikizere mu kudepoza ko abantu bagera mu 170 abari njyewe njyenyine uhiswemo. Ndabashimira cyane. Nanjye nkaba niyemeje kuruyobora ndetse nkaca imanza nkazica izina zanjye nkazohereza mu rukiko rw'ikirenga. Ni ukuvuga ngo ngiye kubaburanisha ntawe nzarengera nta n'uwo nzabera. Yego. Shimira Bonavia. Shimira Izere Art Rwanda. Izere Media Hub. Kuko nyeka kinyika rero zibe. Ni hano muri Izere. Nimero zabo murazibona hasi nangwa mushatse kuza ngo recording mukora ibintu byose cyaza migura mugomba guhamagara kuri izo nimero ziraho ngaho mukagana Izere Media Hub. Imigambi nzaca imanza kugihe ni cyambere nk'uko urukiko rw'ikirenga rwanyeguriye urukiko rw'ibanze izi nanjye tukazohereza mu rukiko rw'ikirenga. Birabinyemerera cyane kubera ko mfite HD Masters ndetse na Kachinikoff. So ntawe nzatinya ntawe nzasaba nta n'uwo nzakomeretsa abazakatirwa muzihangane muzajurire nimwumva byerana cyangwa n'abarenganyije mwemereye kujya mu rukiko rw'ikirenga mukajya kwisobanura uko bimeze. So aba batatu hari Skaitu hakaba na Makaca hakaba na Kamaro. Inkota y'Amatovu ngomba guhera ku Inkota y'Amatovu kuko yo transit ubungubu nubwo turi mu rukiko rw'ikirenga yamaze kumukatira umwaka umwe we yamaze kurya. Mbabarira umfashe umbwire umuntu mufitanye gahunda yo kwa muganga ngo wagiye mu hostinga ukifata ukagenda bakagomba kugwitafana bakakubura ari wowe ugomba gutabara umuntu. Inkota y'Amatovu ndabanguka 30 urabucungishijwe ijisho. Ubwo bishatse kuvuga iki? Inkota y'Amatovu mukati tugomba kwitizamisha inyuma. Inkota y'Amatovu ntabwo tumugaruka. Inkota y'Amatovu sikugarukaho. Makaca Jazz family urayirunduye niko gahinda dufite ntubona n'imiziki. Ikindi tugomba kugaruka kuri biriya bishyimbo wibyo ukajyana muri 150 center ngo urashaka
ngo Rosikana urashaka kavayo aravayo ati Rosikana ukirara mwikundiye umushyara mukunzi urashaka umugaburira ibishyimbo yabigusabye icyo kibazo tugomba kukigarukaho ugomba kubukata umwe n'igice kugira ngo uzaze uburane ujurire turebe ko ibintu byasubira mu buryo ubwo nawe ntabwo ukatiye umwe n'igice ukaza ukanavuga impamvu uwitwa uyu nguyu ninde uyu w'uruhara w'amakaruvati w'uruhara uyu nguyu w'igika urimo kumbwira ndi ngo ni ingagi nkuru mu murwa iyo ngagi mugore mu mugwa ikora iki mu mugwa ko dutewe ninde ndamwibagiwe ingagi bazohereza ingagi bazohereza muri pariki ninde mbwira namukatiye inewe bamwita fata ku mavuta nyagufata inkwe biti we uragenda ugasebya umugore w'abandi makaca mfite agahinda ngomba kukugaruka mu nyandiko z'ubutaha ndaniririya nyundo umujinya mfite ubu yongera kugira umujinya iyo umuntu nkuriya kuye inyundo rero kugira ngo amategeko nawe yamenye agikura inyundo abakatiwe burundu paka fata ku mavuta ngukatiye ine kwamba kuza gusobanura ukanajurira urukiko rw'ibanze rwarabegereye niko tujya gusebya abantu ntabwo dushaka kubaka igihugu cyacu ntabwo dushaka kubaka sosiyete yacu ariko twumvishe ko yavuzeho ibintu bikomeye nuko twakomeje kubiseka ariko ufata ku mavuta ari mu bantu bagira ngo ni abasesenguzi ugasanga none gusesengura ibintu byo gushyirishamo abantu mukati ine fata ku mavuta zara ngo kwikirira inyuma fata ku mavuta no kubasenya n'iyi nyundo ahubwo fata ku mavuta yarakwiye burundu ntabwo wakatura umuntu burundu ari kugitangira akazi uba ugomba kubakamo abantu iyo ufata ku mavuta ubwo imyaka 4 uwitwa makaca amaje gukatirwa umwe n'igice yego uwitwa inkota y'amatovu ari ikaramu yangiriye ntaza kubyibagirwa izi karamu kuko abantu bagomba kujya muri archive umuntu bagomba kubyandika bagomba kujya muri archive nta soni abantu mutacinye indirimbo mukatirwa kuko ariko nibyo wamugari ku cyumuro meza kuvugira ngo yeho kina indirimbo z'abantu ntabwo amubwira ngo kina runaka hari radio iyo namba nyibateguje igomba gukatirwa 30 jours iyo nayo tugomba kuyigarukaho urubanza rwa Sikaitu rero Sikaitu abagahe kamanza nkatizabo naho uzadusobanurira mu nyandiko z'ubutaha udusobanurira uburyo wishyuza abantu ukicariza abantu mu ishuri ritari iryawe kandi uratubwira amafaranga angana ati Sikaitu ugomba kwicara ukiga ariko si mukatiye iminsi acungishijwe ijisho Fagaruka kuri Kiramani ayitonde ariko mfite impande z'abantu benshi nibana nzabakohereza mu rukiko rw'ikirenga tubibutsa ko hano turi muri Izere parking Izere Media Hub iherereye hano gana mu gahanda kajya ku Gishushu uvuye Sinatipe mu gahunda kubo muze kwatubwira neza abanyarwanda bagikeneye kumenya ibintu byiza hano tugomba ubutaha tuzafata naga highlight to ducisha muri video kugira ngo haba n'umucero uryoshye hari urubanza ngomba kurangiza urubanza ubwo gasuku Jezi kwizamipanga umwami w'abagore ni Burundu aya Burundi itariho haba hari iki ubwo haba ari nka 30 Burundu itariho oya 30 jours ni muri umuntu wa Burundu ushobora kumukubita tarani akajya ahora muri tarani tubibutsa ko mu rukiko rw'ibanze ngira ngo iki kiganiro kigiye gusohoka ku rukiko rwisumbuye naho kigiye gusohokera guhera nyuma y'ejo muraba mwatangiye kubona urukiko rw'ibanze aho tuzaba turi gukatira makaca turi no gukatira umuntu witwa
dushobora no kutegura ushatse abantu rwari rweze mbonye urara rwasa mbonye sinarushobora urazi ko baba gureje arimo abantu ngo gatama uragenda uruce genda uruce Skovia mu rukiko ugeze oya Skovia si mujyanye mu rukiko agenda kujya mu rukiko rw'ikirenga Skovia mu rukiko rw'ikirenga ari mu rukiko rw'ikirenga so Mitsu urukiko rwa rw'ibanze azajya ca hehe ni kuri Mitsu nk'isanzwe rurakorerwa cano biragenda gute kujya twareyanta abantu hari platform nshyashya yitwa urukiko rw'ibanze yego nwazajya haca urukiko rw'imanza z'abagomba gukatirwa mu rukiko rw'ibanze izinanirane zikajyanwa mu rukiko rw'ikirenga rwisumbuye icyo bita mu Gifaransa kazi umuntu wasoza ikiganiro we kadusoza ikiganiro akinyunda yabaye iki inyundo nta kintu yabaye iri movable impamvu ino nyundo tuba twarayikoze gutya kugira ngo igifunguka urumva n'ubundi ufunze umuntu gutya ugahezamo ubwo ntago bazavamo abatazavamo baramara ntibazavamo ubwo rero impamvu dushyiraho kano kantu ni fair kugira ngo hari witwa Foneke ushyira muri Mitsu Comedy ngomba kukugarukaho ni gute ubuhembwa ukagenda moto yawe ugatwara nta byangombwa bakayifata kubera imivuduko na contravention bakayifunga ikamaze ibyumweru 2 utarayizana kandi hara ni wundi witanga intare y'akanwa fita akanwa nk'akabari agomba kugaruka mu mwandiko kubera ko yagiye afashanga abantu benshi umutungo yibere hakurya mu kizibi twaganira namwe ngo yafashije banyagsona yafashije bakiramani ngo mu mabanki ariko ngo yabuze amafaranga Mitsu Comedy yatanze amafaranga yatanze uruhare rwayo kugira abandi ni gute moto yabafashije namwe mugomba kugaruka mu mukayikoresha amabanki kuyizana byabananiye contribution yanjye yaratanzwe hasigara kimwe harya kwa Kiramana hakinayo so zamaze zirashana zose ngaho tekereza kuba kina kwa Kiramana akagura imodoka ariko moto y'umuvandimwe igahera ku kizibi urumva reka rero dusoze ikiganiro Mitsu twibutse abantu reka tubwire abantu noneho ibintu byanyabyo ntago ahangaha twaje muri harassment hari abantu usanga nk'uriya ngo niba arinde ngo twagiye tuvuga wagiye usebya abantu aho gasanga uramuvuza itagiruka nkagiye muri ribu ngo urabona ngo sinzi ngo witwa Mitsutsu ngo yanjyanye ngo nta bintu hano byiki gifitina birimo uri kubyumva ibintu by'ifitina urumva natwe babonye ko tukwa twisekera urumva ikigamijwe no guhitura abantu niba umuntu akuzanye mu rukiko banza wumve se binambwiye nibyo niba ari byo ugiye kubikora hiti ndabeshya kabone ko unarukora wasinze uri zubwo yakurega iki nawe nasinze uri seriye urimo neza witwa Jessica ko numva kumukatira so guys reka tubabwire ngo urukiko rw'ibanze ruzajya rusohokera ku rukiko rw'ibanze n'ubundi iyo ni cano nshyashya igiye kuzamuka kuri Mitsu Comedy izajya na piningo hariya nese si yabo yandi ya Mitsu Comedy urukiko rw'ibanze si ya Mitsu Comedy ni company cyangwa ubundi ni mu muntu Mitsu Comedy ni company ni umuntu Mitsu Comedy ni company akoze iki ikora ibintu by'amafika mubarizwa sindabimenya ntabwo nawe urabimenya so ubwo twizera ko urukiko rugiye kujya mu maboko ya Mitsu Comedy ngiye bwo marabivuze nka company sinzi ngura mugabo ngo mu despada ngo watanze ngakazi yatanze akazi aba nabyumva yitegura amafaranga menshi yo kugufunguza y'abavoka kubera ko iyi content ni iryamo ryenda ndakurahiye reka tumuteguze ko abagomba kugira abavoka hafi urumva ariko sasa aho ngaho rwose ni content ishingiye ku rwenya reka tunabisobanurire mu buryo bwambuye mu bisobanure content ishingiye ku rwenya content ishingiye kuri showbiz ntago twivanga mu bya noneho tubasiriye ntago twe twivanga mu bintu byo kuvuga ngo turinjira yani showbiz ariko barabizi ko ari showbiz reka yenda tunagaruke dusa nkaho ari nk'igice cya kabiri twesikize ku bantu iyo mwumva tuvuze Kamaro iyo mwumva tuvuze Sky 2 iyo mwumva tuvuze hari ikintu kiba cyabaho bavuga ngo kuri kuraryana ushobora kuvuga Sky 2 ngo weho
ngo gukorera muri ndi shuri wigishiriza muri ndi shuri kuko yabikontora agasanga nibyo ahubwo tukamuhwitura ako nawe yarayikoze yakoze cyane wige yakoze asayifite se oya hari iwe ibintu byabanje kujyaho nanamuhostingaga ariko nicara wige ndumva yayishyizeho ariko nyuma abakire baza kwikunda barayigura bo ibyo ari byo byose ni showbiz ariko abandi igihugu bose tuzabarebera oya ntabwo ubwo umuntu wanga u Rwanda koko ariko nganyumvira mwana babandi twahoze twumva mwebwe hone tuzabarebera izuba tuzemera natwe dufungwe tuzemera oya ntabwo dufunga we warwanira igihugu se bakagufunga ahubwo tuzemera duhangane nabo kuko nabo bazaturusha Mike rega niyo mpamvu bavuga ngo ugomba guhaguruka nk'umunyarwanda ugatanga umusanzu niba ubasha kuvuga abantu bakumva kabisa nta mpamvu nimwe undi umuntu yakoresha umunwa ngo avuga asenya igihugu we nabura kuvuga umusenyi ntekeza ko nta cyaha ngaho kirimo cyangwa niyo mva n'icyaha azazarege azazarege turuburane sasa je muri ribu arakano yansomye kuri Twitter abantu nshaka tuzacira imanza tuzazica umuntu yagiye kuri Twitter andika ngo banyakubahwa ribu ngo ngibundi umujura ngo ukomeye cyane ngo ariko ngo ndagira ngo mumfashe uburyo mwampa inzira y'uburyo nabicamo ngo nkaba nabivamo ibyo bintu ribu iramusubiza ngo shaka station kwegereye hafi aho ngaho barakwakira na yombi byo kibazo bagikurikira nahise nibaza ngo agiye yagaruka rero abantu mufite imanza za abantu mufite nani mbaza okay muri comment yaba no ku Instagram batwandikire yego batubwira ubwino kuko hari imanza je ubu ngubu telefone barayikwibye nyamuneka mureke tubabwire ngo bakwandikire kuki ni muri comment kuri sindi kuri WhatsApp sindi no kuri TikTok kwa Prodinga no kujya mu Bugesera kuri cafe no kuvuga ngo reka tubabwire ngo telefone nziza telefone za fresh ubwo si rujama wamenye gira uti watunga iPhone uve kuri ba bantu bakubeshya accessoires zose wazisanga kwa Rujama Phones shop hari mu mujyi hafi na Car Free Zone hari Bluetooth hari ama screen oya iyo uvuze Bluetooth ujye ubanza ubabwire yariyo hari abantu bacanga Bluetooth ngumva barasarara ukagira ngo ni ekuteri aya no nini ya ma Bluetooth agezweho ama JBL ya ameze neza akubita ukumva umuziki koko kabisa kumva umuziki ngo ni stereo uri kumva muhagane buhamagare kuri 07 82 7 34 5 34 nta wundi mukiri ugira inshuti y'aba boss ko nta mu boss uranyegera humura ubwo urukiko rw'ibanze rwahageze aba boss bagomba ibintu byose biraza kuba bimeze fresh reka tubabwire ngo munyarukire kuri company icuruza ice cream nako icuruza snacks za ako nta muntu ucuruza ice cream ngo tumwamamarizira mu Rwanda sugira barabimenyereye mwamamaza ibintu byanyu mvuga ngo mvuga ice cream reka mabwira ngo kandi uko abantu bakwiye kuzigura turi mu gihe cy'izuba turi mu gihe cy'izuba bakagombye kuzigura reka man ntabwo tuhazi nagara tuvugisha uri ari kuvugira inyuma ya mikoro kandi ntabwo yamuhaye amafaranga agiye kubikuza moto ye ntabwo ifungiye mu kizibiti moto yawe wowe urimo kuvuga Kiramani umva wagukora ariko banza unyumvire Kiramani ari mu birego hano angari ibintu ari gushinjwa ibintu byinshi cyane ariko no kwa Kiramani bagera by the way so reka tubabwire ngo mwebwe mucuruza boutique ndetse mugacuruza na abantu bafite business atandukanye owner business ba CEO aba CEO twe dushaka kuganira na ba CEO ntabwo dushaka kuganira na ba manager amabutike menshi ari mu makaritsiye muri snacks za Panda aho hose abana barazikunda cyane abo bose ndetse zimerewe kurya ari umuntu mukuru ndetse araburetse gatoya ari umuntu mukuru ari umuntu abamama abana snacks za Panda zirabafasha cyane ndetse kubana umwihariko agira ubwenge ndetse asinzira neza snacks za Panda ziri ahantu hose mu gihugu hamagara iyo nimero turi buze gushyira ngaho hanyuma bakubwira uburyo wazibonamo izo snacks yego za Panda so mbibutse ko snacks ushobora kujya muri gare uzirya ushobora kujya muri stade kwitaha uzirya ujya kwibohora urya snacks urumva kujya mu rusengero urya snacks wumva ijambo ry'Imana urumva ufasha umushyitsi aragusura urya snacks ukanumwakiza
Ora ukuntu duforomye neza udusnacks twa panda ukuntu duforomye uratureba kuryo dushaka kuryo nawe gafite mu ntoki murabona ko ari ubusirimu by ushobora kugategurira umuntu uyu munsi nakazanye mu mwandiko ariko ejo ndamugaye kuki utazizanye snacks ngo nabereke n'abantu hari abamamye bazajya bababwira ngo bafite snacks kandi bafite injugu umuntu gahita yipanga akazi injugu amubwira ati dore zazi n'imitsutsu yamamaza niba tuzana hano mu rukiko tukabakatira reka tubwire abantu rero ngo snacks za panda usokwakira umushyitsi wawe aba ari nk'umukiriya burya akazi wawe ukamushyira ku gasahani uzi snacks twa panda ubukoramo gake sekera so snacks za panda zibe kuri buri munyarwanda wese buriya aho ni mu kirufite ase bya ya mata byagenze gute amata byeritse ahandi hantu dufite twavuga ayabwa ntaho ni kuri Izere Media Hub ariko ibikorwa bya Izere ukabyarawe haba mu producer aragucuruka manager wa Izere tugomba kumukatira impamvu tuzamuzana mu rubanza uko impamvu tugomba kumuzana mu rubanza ni gute ushaka kuba ufite ibintu byiza nk'ibi ngibi ntubimurikira abanyarwanda ngira icyo kintu kuba Izere ifite ibikorwa nk'ibi ngibi noneho bifasha urubyiruko ongera ko kantu bufasha urubyiruko sibyo ugasanga abana babaye imbobo mitsutsu birwariye barimo birwa mu gacinjiro basyaga abandi bari abandi baragira gutera ugasanga manager we rwose kambe mushize muri 30 jours manager tumutumire mu convocation kubera ko uru rukiko tumudikatira se manager convocation agomba kuza gusobanura Ezira mwita Ezira si Ezira manager ni Ezira ni ugomba kuza gusobanura kino kiganiro ugomba kumenya ko mu rukiko ugomba kuzazamo ugomba kwita isobanura cyangwa gukatira cyangwa tukatira tukamenya ko ukabwira abantu Izere ati habu bamwe ibintu bya hub havaho n'ijambo rehabilitation ura kuba nyine hano wazikaruhukira harakabiyari hari imikino itandukanye hari abana bakunda kwiga ibiboro byo kudija gushushanya location hari haboro nabonye ha background bakorera video twibyo ko ari bretse manager wabwo bera nagomba kuzabigarukaho iriya podcast tuzakanda mukatiye itatu isubitse 30 namukatiye 30 inasubitse agomba kuza gusobanura bino bintu akanaburana agakatirwa cyangwa asakarekurwa kubera ko ntago ibikorwa nk'ibi ngibi bigomba gupfukirana abanyarwanda bagomba kubimenya so abanyarwandakazi banyamahanga badezikora nababwiye ngo ngewe icyo nkozeho kiraka kandi kibari ukuri naho tuzakatira urukiko rudakize mu mucyo nukora ikibi tuzakivuga kandi nukora n'ibyiza nabyo tuzabivuga so niyo mpamvu tubashimira cyane tubabwira mukore subscribe like and share na comment sinzi umugabo tuzagarura mu kiko uvuga ngo kuri subscribe cyangwa mu byihore icyo nzakigarukaho tuzakigarukaho mwandiko shimire cameraman yitwa nde se tumuvuge ntago ari ngombwa izuba bayicayeho reka dushimire cameraman Bonaventure ari nawe ukora ibiboro by'amafishe se mujya mubona kumbe the midnight wewe niba ushaka kuba ufite ikirori ikitakozwa afishe n'uwitwa Bonaventure niba ushaka gufotorwa amafoto meza cyane hamagara Bonaventure agufatira amafoto mu bukwe ase Bonaventure ko numva bidatwika ubundi umusani witwa Bona nagaru umusana by the way so reka mbabwire ngo kwa gatanu tuzahurire the midnight nakabari kanye nafunguye mu gisimenti bijye muza turije show oji nawe muhungu wawe bita ntuza Danger Design ako nawe yipanza akazi yamubona ambwira ati bukankiriyeho ati mungu byabereye kunyizera ariko nawe ngomba kumushyira mu bakatirwa kubera ko nawe dufitanye ibibazo byinshi ntago ari kwishyura neza ngomba kumukatira abantu ko ndeba uri bumare reka dusoze urukiko mitsu reka tugushimire cyane mitsu murakoze cyane kandi Imana ibaho umugisha kandi urukiko nzaruyobora neza oji kati mwana